yari yaragurishije udusambu, yari yarifashishije inshuti, imiryango, igeze aho irananirwa, ategereza gupfa. Mbese ntabwo atari yaragize mu bushobozi bwe ngo arebe ko iyi ndwara yakira, ariko ntiyakira. Ariko amenya inkuru nziza ko Yesu ahari, ubundi azamura kwizera. Ndashaka ko mu kibazo cyawe n'icyifuzo umaranye igihe ntazi, uzamura kwizera kwawe, kuko Yesu ari aha hantu. Haleluya. Mwene nta nubwo ari ikibazo cy'igihe, ikibazo cyawe kimaze.
byose ubimuganyire. Mbese ugira ubwoba bwo kuzapfa, bibwire Yesu, bibwire Yesu, uzi yuko umwami Yesu azaza, byose ubimuganyire. Haleluya, bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti yehuje. Nta nindi wabona imeze nkawe, byose ubimuganyire. Bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti yehuje. Nta nindi wabona imeze nkawe, byose ubimuganyire. Byose ubimuganyire. Oh, byose ubimuganyire. Bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti yehuje. Nta nindi wabona imeze nkawe, byose ubimuganyire. Amen. Ya nshuti bakundwa ba Evangelizero Monde, twongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro cyangwa mu biganiro byacu dukunda kubagezaho, nubwo twari tumaze iminsi dusa n'abashyizemo pause bitewe n'ibyo turi gutegura, ariko nanone turagarutse. Muri uyu mwanya rero ngarutse mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana, aho nshaka ko tuganira ku ijambo rifite intego igira iti bibwire Yesu. Ushobora kuba warabibwiye abantu ntibagira icyo babikoraho, ushobora kuba warabibwiye abavandimwe, ushobora kuba warabibwiye inshuti ntizagira icyo zikora, ushobora kuba warabibwiye abayobozi bawe, biranga birananirana. Ariko nje kukubwira umugabo utajya utwumvira ubusa, umugabo witwa Yesu. Ongera ubimubwire, wicike intege, ongera ubimubwire. Haleluya, ongera ubimubwire, wicike intege. Umuririmbyi w'179 iriya ndirimbo twaririmbye avuga ngo bibwire Yesu muri kategori zose, ngo mbese ukumbuye abakunzi bawe, uri ahantu wenda udaherukanye n'inshuti zawe, bibwire Yesu. kandi wenda wifuza kuzibona cyangwa abavandimwe bawe, bibwire Yesu. Ngo ese ufite ubwoba bwo kuzapfa cyangwa bwo kurwara n'ibindi n'ibibazo byose duhura hano muri iyi si, ariko umuririmbyi yaravuze ngo bigire ute? Bibwire Yesu. Turifashisha amagambo cyangwa se ijambo ry'Imana. Turi buze kwifashisha ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ibice 46. Duhereye ku murongo wa mbere haravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera akibirandura, naho imisozi yatigizwa no kwihinduriza kwayo. Amen. Mbere yo gukomeza iki kiganiro, reka dusenge. Ndagushimiye cyane Mwami Yesu, ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye imbaraga zawe, ngushimiye ko utagireka ngo tube twenyine, ngushimiye ko uri Imana yacu ibana natwe mu byago no mu makuba. Mwami, aka kanya nsengeye umutima w'umuntu wese uri bwumvira ijambo rigira impinduka mu buzima bwe. Ufite ikibazo wese Mwami, aho yiyambaje inshuti, imiryango, abavandimwe
ntibagikemure. Aka kanya ndakwinginze ngo muri iki kiganiro ukemuriremo ibibazo by'abantu bari kukwifuza, bagutegereje, abantu bagusenga, abantu bari bacitse intege, abantu bari banamutse, abantu bari bihebye, abantu babonaga bagiye gupfa bongere basubizwe mu buzima bw'umwuka wera. Haleluya. Reka mwami abantu Satani yarangije gushyira mu kazitiro, abo ngabo iri jambo ribabohore mu izina rya Yesu, kuko ijambo ryawe rirabohora. Urakoze rero kugiye kubana natwe mu kanya tugiye kugira ko gutegera amatwi ijambo ryawe, kugira ngo ineza y'Imana, urukundo rw'Imana, imbabazi z'Imana, kugirirwa neza no gufashwa n'Imana bikomeze bane natwe kubw'izina rya Kristo Yesu. Urakoze tubyambaje kandi twizeye, amen. Nongeye kuguha ikaze muri iki kiganiro bibwire Yesu, kandi nkwifurije amahoro atangwa n'Imana. Muribuka neza ko amahoro ari umurage. Nkunda kubivuga ko amahoro ari umurage Yesu yadusigiye, kuko ngo ajya kujya mu ijuru yabwiye abigishwa ngo mbasigiye amahoro yanjye, ngo nimugire amahoro. Kandi amahoro ntanga ntabwo nyatanga nk'uko ab'isi bayatanga. Isi ntabwo itanga amahoro, oya. N'umuryango w'abibumbye ntutanga amahoro. Ushobora guterana n'ibihugu na Union Européenne na Union Africaine, yewe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bigaterana bishaka amahoro, ntibyaguha amahoro. Ariko muri ibyo yaravuze ngo ayo mahoro ni amahoro meza atangwa na Yesu. Ngo ayo mahoro ni amahoro meza atangwa na Yesu, w'inshuti zawe ntizaguha amahoro atangwa na Yesu. Impamvu ni uko ibyo byaterana bikaguha umutekano, bikaba byanakurindisha wenda ibitwaro bikomeye cyane bikurinda, ariko ntibyaguha amahoro. Oya, ntabwo byaguha amahoro. Yesu wenyine gusa niwe mwami w'amahoro, niwe utanga amahoro. Niba rero ubuze amahoro mu mutima wawe, kandi ndashaka kugira inama, shaka Yesu. Niwe mwami w'amahoro, niwe wakuruhura pe rwose, niwe wenyine wakuruhura, niwe waguha amahoro. Hari abantu benshi bajya bashaka amahoro ugasanga bari kuyashakira mu bidafite umumaro, donc akabagize kubura amahoro, akaba no kwiyica. Ugasanga ari kuyishakira mu biyobyabwenge, ngo wenda ngo nanywa droge, ngo akidoroga, ngo umwe ngo arasinzira yumva atuje agira amahoro. Akataha. Ayo ni amahoro y'urupfu, ayo ni amahoro y'igihe gito. Ahubwo amahoro nyayo atangwa na Yesu. Amahoro Yesu atanga ntacyo apfana n'ubwinshi bw'ibyo wumva watunga kugira ngo ugire amahoro. Oya, ahubwo niyo wabibuze, iyo Yesu ari muri wowe aguha ya amahoro, kuko amahoro ni ubutunzi bukomeye kurenza ubundi butunzi bwose twagira. Rero muri aka kanya, muri iki kiganiro, mbere y'uko dukomeza, mbifurije amahoro atangwa na Yesu, amen. Twasomye ijambo rivuga ngo Imana ni ubuhungiro bwacu, kandi ngo ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Donc ni ibyo bita mu Gifaransa exception. Birashoboka ko hari ahandi yabura. Wenda wafashe diplome, birashoboka ko atahaboneka. Wagize anniversaire, birashoboka ko atahaboneka. Wagize ibirori runaka, birashoboka ko ataboneka. Ariko reka nkubwire ngo ni umufasha. Njye narabibonye, nawe kandi ufite uko wabibonye. Noneho niba utaranabibona uzabibona. Ngo ni umufasha utabura kuboneka he? Mu byago no mu makuba. Uyu mufasha abana natwe igihe cyose, abana natwe dusinziriye, abana natwe twabuze ibyo twari twiringiye, abana natwe inshuti zadutaye, uyu mufasha niwe dusigara. Twabuze ibyo twiringiraga, uyu mufasha niwe dusigara. We ntajya tuvaho. Nubwo iyo twagize ibyago n'amakuba, wari wagira ibyago cyangwa ibibazo abantu bakakwihakana, ati reka da, nese ntuzi ko na Yesu ari ku musaraba nako bari kumukubita. Petero ngo wari wahize ati umva ngewe nzapfana nawe, niba ari mu nzu y'imbohe tuzajyanamo, yewe niba ari no mu rupfu niteguye gupfana nawe rwose. Ariko ngo abonye igiti kiri gukubitwa Yesu, abonye inkoni, abonye ukuntu bari kumugaraguza agati bamucira amacandwe mu maso, ngo
aravuga ati ni ukuri kose dashwi ntabwo nigeze mumenya. Niko abantu bateye. Donc ushobora kubana n'abantu uri mu mahoro, uri mu munezero, umeze neza, ufite amafaranga, wabonye akazi keza, wabonye promotion, ibintu mbese ari tayari bimeze neza. Ariko rindira gato ugira ibyago n'amakuba, wenda wirukanwe ku kazi, wenda bya bindi mwahuriragamo amayira yafunze, urebe abantu, umufasha uzasigarana n'Uwiteka, ni Yesu wenyine. Ngo ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Umva noneho ahantu yaboneka igihe cyose. Kuba rero noneho Dawidi yaravuze ngo kuba dufite uwo mufasha utajya ubura kuboneka mu byago n'amakuba byacu. Umva noneho ikintu we umwanzuro yafashe, kandi nawe ufate. Dore umwanzuro wa mbere yaravuze ngo nicyo gituma tutazatinya. Puwe niba uzi ko uyu mufasha muri kumwe, mera nka Dawidi. Niba uzi neza ko uyu mufasha mukiri kumwe, ari kumwe nawe, reka turirimbane na Dawidi y'indirimbo, tuvuge ngo kubera ko niringiye, menye neza ko uyu mufasha akiri kumwe natwe. Ngo nicyo gituma tutazatinya. Hano bashyizeho virigire cyangwa se agakato. Icya mbere, naho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri, amen. Naho amazi yahorera akibirandura, ngo naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Mwene data, ndagira mbabwire ko ibi ngibi bijya bibaho. Hari igihe imisozi ijya yihinduriza, hari igihe amazi ajya yihinduriza, ariko kubera uyu mufasha turi kumwe, ngo nubwo byagenda gutyo, nicyo gituma tutazatinya. Reka mbabwire, uzi ko uyu mufasha ajya abana natwe memu no mu rupfu uyu mufasha tuba turi kumwe. No mu rupfu, ngo Yobo yaravuze ngo nubwo napfa, ngo napfa nkiyiringiye. Donc napfira mu byiringiro, napfa n'ibyiringiro. Umuririmbyi yaravuze, hari abaririmbyi bavuze ngo mwe ibyo byiringiro ngo tuzabipfana, ngo ndetse tubimanukane ngo kugera no mu nda y'isi. Turi ku ijambo rivuga ngo bibwire Yesu. Tugera ku musozo w'iki kiganiro cyacu, ndagira ngo dusome n'ijambo ry'Imana riri muri Luka ibice 8 ku murongo wa 40, aba ariho duhera. Harimo inkuru iri buze kutwinjiza muri teme neza y'icyifuzo turi buze gusengera mu mwanya. Imana ibafashe cyane. Haravuga ngo Yesu akigaruka, abantu baramwakira kuko bose bari bamutegereje. Nuko haza umuntu witwaga Yayiro, umutware w'isinagogi, araza yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu, aramwinginga ngo aziwe, kuko yari afite umukobwa w'ikinege wari umaze imyaka nka 12 avutse, kandi yari agiye gupfa. Akigenda abantu benshi baramubyiga. Haza umugore uri mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12, kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturuka inyuma, akora ku ncunda z'umwenda we. Uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati, ninde unkozeho? Bose bamaze guhakana, Petero na bagenzi be baravuga bati, erega databuja, abantu barakugose barakubyiga, nawe ukabaza uti ninde unkozeho? Yesu aramubwira ati, hariho unkozeho, kuko amenye ko imbaraga imvuyemo. Nuko uwo mugore
abonye ko adahishwa aza ahinda umushyitsi, amwikubita imbere, amubwira mu maso ya bose icyatumye amukoraho, nuko akize muri ako kanya. Yesu aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. 49. Nuko akivuga haza umuntu uvuye mu nzu ya wa mutware w'isinagogi ati, umukobwa wawe yapfuye, wikwirirwa urushya umwigisha. Ariko Yesu abyumvise aramusubiza ati, witinya, izere gusa arakira. Ageze mu muryango w'inzu ntiyagira undi muntu akundira kwinjiramo keretse Petero na Yohana na Yakobo na se w'umukobwa na nyina. Asanga bose barira, baramuborogera, arababwira ati, mwirira, ntapfuye ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane kuko bari bazi ko yapfuye. Amufata ukuboko avuga cyane ati, mukobwa byuka, umwuka we uragaruka. Uwo mwanya arahaguruka. Yesu abategeka ko bamufungurira. Ababyeyi be baratangara cyane, ariko arabihanangiriza ngo ntagire uwo babibwira. Amen. Turi ku ijambo rivuga ngo bibwire Yesu. Iyi nkuru niyo tugiye kurangirizaho ikiganiro cyacu. Mwene data, mwumvishe iyi nkuru yuko Yesu ngo yari mu bantu, haza umugore uri imugongo. Umugore uri imugongo, wenda hari abantu batari buze kumva iki kinyarwanda. Uyu mugore yari afite ikibazo gikomeye cyane muri sosiyete. Bene data, iyo mutekereje numva ngize agahinda. Ngo yari abimaranye imyaka 12, yari amaze imyaka 12 arwaye indwara bita kuva. Reba ikintu yari yarakoze. Iyi ndwara ntiyari yarayihishe, yari yarayibwiye abantu. Ngo yari yaramaze ubutunzi bwe abumarira mu bavuzi, ariko ntiyabasha kugira umuntu ubasha kumuvura. Yari yaragurishije udusambu, yari yarifashishije inshuti, imiryango, igeze aho irananirwa, ategereza gupfa. Mbese ntako atari yaragize mu bushobozi bwe ngo arebe ko iyi ndwara yakira, ariko ntiyakira. Ariko amenya inkuru nziza ko Yesu ahari, ubundi azamura kwizera. Ndashaka ko mu kibazo cyawe n'icyifuzo umaranye igihe ntazi, uzamura kwizera kwawe, kuko Yesu ari aha hantu. Haleluya. Noneho uyu mugore ngo aragenda amenengana mu bantu. Nubwo yari afite icyo kibazo, sosiyete yaramuciye. Kuko iyo ufite icyo kibazo nawe ubwawe uba si no kugira complexe kuri mu bantu, nawe ubwawe uba witeye complexe, nawe ubwawe uba wigiriye impuhwe, nawe ubwawe uba winukira, nawe ubwawe uba wariyanze. Noneho aragenda yegera Yesu amuturutse inyuma, amukora ku ncunda z'umwenda we gusa. Kumukoraho gusa birahagije. Ngo amukozeho ngo yumva arakize, kwa kuva kurahagarara. Yesu ati, ninde unkozeho we? Ndiko numvisha ari imbaraga imvuyemo. Umugore ngo aragenda mwikubita imbere, ngo amubwira ibibaye, atanga n'ubuhamya, kuko ngo ntiyabigize ibanga, yabibwiye publique. Ngo babwira uburyo yamukozeho n'uburyo yakize, n'ikibazo yakize n'uburyo yari ameze. Ngo arangije Yesu aramubwira ngo, genda amahoro, kwizera kwawe kuragukijije. Haleluya. Reka nkubwire mwene data wunyumva, wowe ushobora kuba udafite ikibazo cyo kuva, ariko nawe ushobora kuba ufite ubundi burwayi bwakunaniye. Zamura kwizera kwawe, dusenga Imana. Ushobora kuba nanone kandi ufite ikibazo kitari uburwayi gusa. Ushobora kuba ari amadeni, ushobora kuba ufite ikibazo kiguhangayikishije gituma ushobora kurara udasinziriye. Zamura kwizera kwawe, dusenge Imana. Zamura kwizera kwawe, kandi ndashaka wizerera muri iri jambo, kandi ndashaka ko nyuma yaho uzatanga ubuhamya unyuze no kuri evangelizera umuntu, ukavuga ngo nizereye muri rya jambo, none Imana yaranshubije. Kubera ko numva hari imbaraga nyinshi zo gukiza, hari imbaraga nyinshi zimanutse z'umuntu wese uzizerera muri iri jambo, uzabona kugirirwa neza n'Imana, kandi bibabwira n'ukuri. Arangije azamuye kwizera kwe, arakira. Nawe ufite ikibazo runaka ntazi, zamura kwizera kwawe, ubundi ugenda amahoro.
mbese nimwumvishe indi nkuru y'umutware ngo nawe waje aramubwira ati ngo yari afite akana kari kamaranye uburwayi ngo kenda gupfa ngo imyaka 12. Mwene da, nta nubwo ari ikibazo cy'igihe ikibazo cyawe kimaze, oya, haracyariho ibyiringiro. Noneho uyu mugore ngo uyu mugabo araza aramubwira ngo tujyane iwanjye, ngo akana kanjye karapfuye, nako ngo karenda gupfa, kararwaye, gafite ikibazo kandi kenda gupfa. Aha kwa Yayiro hari ikibazo kiri iwawe, ikibazo gishobora kuba kiri iwanjye n'umuyobozi. Nanjye hari Uwiteka yagenda akibuka ikibazo cyawe, nawe Uwiteka yakugendera akibuka ikibazo cyawe. Ntabwo ari ubwinshi bw'imyaka bimaze, si igihe bimaze. Yesu apfa kuba ahari, apfa kuba yageze iwawe, byose birashoboka. Uzi ngo ko abantu baje nyuma bakamukomangira aterega ati ka kana kapfuye wikwirwa urushye umwigisha. Amen. Ariko nshima Yesu ko ajya yigaragaza no mu rupfu. Ubundi hari Yesu yaza kubikora katarapfa, abantu batari kumenya imbaraga ze, kubera ko Yesu na nyuma ya zero Yesu abagikora, na nyuma y'uko abaganga banzuye ugenda ugategereza urupfu, Yesu abagihari, na nyuma y'uko ubona usigaje akuka kanyu, Yesu abagikora. Bibwire Yesu. Haleluya. Zamura kwizera kwawe dusenga n'Imana. Zamura kwizera kwawe dusenga n'Imana. Umva iyo ndirimbo ivuga ngo haracyariho ibyiringiro. Dushaka kuzamura kwizera kwawe dusenga n'Imana. Yobu yaravuze ngo ahari haracyariho ibyiringiro, ngo by'uko igiti iyo cyatemwe kijya cyongera kigashibuka kandi kikongera kikagira ibibabi, amashami ngo y'ibitonobe. Nawe zamura kwizera kwawe, uzamura ibyiringiro, witakaza kuki utakaza ibyiringiro? Umurengezi wawe se yapfuye. Zamura kwizera kwawe dusenga n'Imana. Haracyariho ibyiringiro mwene data. Nk'uko igiti iyo cyumvisha amazi cyongera kigashibuka, niko nawe niwumva amazi y'umwuka uzashibuka. Ushobora kuba umeze nk'uwapfuye, ushobora kuba umeze nk'aho imizi yawe yarangije gusharira mu butaka uteyemo, ariko ndagira ngo ubwire ngo niwongera kumva amazi y'umwuka w'Imana aturutse mu ijuru, urongera ugira ibibabi, urongera utohe, humura, haracyariho ibyiringiro. Bibwire Yesu, reka tubibwirane Yesu, kandi Uwiteka ntagira icyo akora, uzibuke gutanga ubuhamya, uvuge ko Yesu agira neza. Turagushimiye cyane Mwami Yesu, turagushimiye, turaguhimbaje. Nsengeye umuntu wese Mwami uri bwizerere muri iri jambo. Nsengeye umuntu wese ufite ikibazo abaganga bananiwe. Nsengeye umuntu ufite uburwayi Mwami abaganga babwiye ko ari uburwayi budakira. Nsengeye umuntu ufite uburwayi wabuze n'ubushobozi bwo kwifuza. Nsengeye umuntu ufite uburwayi Mwami abaganga barangije gushwishuriza bakamubwira ko bitagishobotse. Reka bishoboke mu izina rya Yesu. Nsengeye Mwami situwasiyo ariyo yose umuntu yumva yaba ari kunyuramo, ndakwinginze kugira ngo ugire icyo ukora, kuko ari wowe ugira icyo urema kandi ukagisohoza. Mwami zamura, Mwami ongera ukora imirimo n'ibitangaza, ongera wigaragaze, abantu bongere bamenye ubunini bw'ubushobozi bwawe, ongera wigaragaze, abantu bongera bagusobanukire, bakurebe, bakumenye neza binyuze mu mirimo ukora. Urakoze Yesu. Nsengeye umuntu wese wizere muri iri jambo. Nsengeye uyu mudamu uri kunyumva, nsengeye uyu mugabo uri kunyumva, nsengeye uyu musore uri kunyumva, nsengeye uyu mukobwa uri kunyumva, nsengeye aba bana batoya bari kunyumva, nsengeye umuntu wese Mwami uzakunda iri jambo rizageraho, Mwami abari kure n'abari hafi, mu izina rya Yesu. Ndakwinginze kugira ngo ukore imirimo n'ibitangaza, wiheshe icyubahiro databuja, mu izina rya Yesu Kristo. Reka ineza yawe n'urukundo rw'Imana, kugirirwa neza no gutabarwa n'Imana, kurengerwa no gufashwa n'Imana, reka bibane natwe Yesu. Ngwino ugirira abantu bawe neza, ngwino ukora imirimo yawe n'ibitangaza, ngwino twongere tukubone, ngwino twongere tukubone
ngo reba uri umurengezi utabasha kubura mu byago no mu makuba. Hari abantu bari kunyumva bari mu byago, hari abantu bari kunyumva bari mu makuba, hari abantu bari kunyumva bari mu bibazo. Mu izina rya Yesu ndakwinginze gukora imirimo yawe n'ibitangaza. Ongera wimanifeste, ongera mwami ukore imirimo yawe ikomeye. Reka twongere tukubone mwami, reka twongere tukubone. Zamura ibendera ryawe, zamura ibendera kuri iyi shene mwami. Reka ibe shene yo guhesha abantu umugisha, reka ibe shene yo guhindura imitima y'abantu, reka ibe shene izatuma icyubahiro cy'Uwiteka cyongera kuzamuka. Ongera udukonfirime mu izina rya Yesu Kristo. Kora imirimo yawe mwami, reka ubutware bw'Imana n'imbaraga z'Imana bikomeze kubana natwe byose tugihumeka none n'iteka ryose. Yesu urakoze, tubyambaje kandi twizeye, amen. Wakoze gukurikira iki kiganiro. Iki ni igice cya mbere cy'iki kiganiro Bibwire Yesu, kandi nyabone ndakwinginze kugira ngo kuko ijambo ry'Imana umuririmbyi yaravuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, guhamya mu bandi ibyo yagukoreye. Ahari iyi video ushobora kuba yakunejeje, yagushimishije, ngusabye inkunga yo kugira ngo uyiparitaje, kugira ngo uyihe n'abandi abizageraho bose, kugira ngo ukomeze udufashe kwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo, kuko ariyo misiyo yaduhaye ngo mujye mu mahanga yose mubwirize ubutumwa. Kandi niba utarakora subscribe n'umwanya wawe, wakora aho ngaho hasi ugakora subscribe, maze tugakomeza tukajya tubana mu biganiro byose tugutegurira. Njyewe mwari kumwe muri iki kiganiro ni Harerimana Felix. Ndangije n'ubu bifuriza amahoro y'Imana, niba ufashwa n'Imana bikomeze bibabeho mwebwe ubwanyu n'abanyu n'imiryango yanyu ndetse n'abazabakomokaho bose, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Shalom. Birashoboka ko warurira ariko ejo impundu zikavuga, aho haramaganya akaba menshi, ariko Uwiteka kakugendera. Birashoboka ko warurira ariko ejo impundu zikavuga, aho haramaganya akaba menshi, ariko Uwiteka kakugenderera. Haracyari ibyiringiro y'uko igiti naho cyatemwa cyongera kigashibuka kikera imbuto. Umurabya ibyiringiro, haracyari ibyiringiro y'uko igiti naho cyatemwa cyongera kigashibuka kikera imbuto. Umurabyari ibyiringiro, hahirwa uwizera yuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora, kuko ari na jambo rivuga ngo rihere. Hahirwa uwiringira Uwiteka Imana, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Hahirwa uwizera yuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora, kuko ari ntasha bivuga ngo rihere. Niwumva amazi y'umwuka uza
uzashibuka, niwumva amazi y'umwuka uzashibuka, niwumva amazi y'umwuka uzashibuka. Cyongera kigashibuka kikera imbuto, humura haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro by'uko igiti naho cyatemwa, cyongera kigashibuka kikera imbuto, humura haracyari ibyiringiro, humura haracyari ibyiringiro, wowe wirira haracyari ibyiringiro, oya humura haracyari ibyiringiro, humura haracyari ibyiringiro. Haleluya. Oh